dukurikije ubugome Karamagi Jean Claude yakoranye icyaha agikorera uwo babanaga n'umwana yari ahetse uhanishije Karamagi Jean Claude igifungo cya burundu. Urukiko ruhanishije Nyirabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kubera ubugome n'ubugambanyi yakoreye umugabo we n'abana batabaretse. Isha mugenzi iki gifungo cy'imyaka 25 n'ibyaha bacuze barabitegura babishyira mu bikorwa uwo munsi. Ariko dukurikije ubugome Karamagi Jean Claude yakoranye icyaha agikorera uwo babanaga n'umwana yari ahetse kuburyo ntago tubizi inzego zakoze pereza ntizatubwiye cyangwa nabo ntibanabimenye kuko yabikoze wenyine nta bantu bari bahari. Ariko biragaragara ko umugore atigeze anasamba yahise apfa uko yakubise mu cyico. Ibyo bigaragaza ko ubundi umuntu ushobora no kumukubita wenda ukanamubabaza utagamije kumwica, ariko yakubise mu cyico. Bishoboka ko uyu Annemar ashobora kuba atarasambye. Ibyo byose tumaze gusobanura n'ibindi bikubiye mu rubanza tudashobora gusobanura hano kuko tugiye kubisobanura ntabwo twava hangaha ntabwo dushobora gufata umwanya munini. Twagiye ngo noneho tubagezeho icyemezo. Icyaha Karamagi yakoze ni icyaha giteganywa kiganisha ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kuko ryavuye kugeza ubu. Nyuma rero kwakira icyemezo ikirego cy'ubushinjacyaha nkuko tumaze kubisobanura, icyaha cy'ubwicanyi kikorwemeye rwemeje kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rwemeza ko ikirego gifite ishingiro, rwemeza ko Karamagi Jean Claude ahamwa n'ubwicanyi, ruhanishije Karamagi Jean Claude igifungo cya burundu. Ruvuze ko Karamagi Jean Claude asonewe kwishyura amagarama y'urubanza, rwemeza ko Nyirabiyaremye Agnes ahamwa n'ubwicanyi, naho mugenzi Yozefu ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi. Urukiko ruhanishije Nyirabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kubera ubugome n'ubugambanyi yakoreye umugabo we n'abana batabaretse. Byatugoye kubona ahantu twahera tumugabanyiriza. Ruhanisha mugenzi iki gifungo cy'imyaka 25. Ibi nibyo bihano biri hejuru biteganyijwe ibyaha byombi kuko n'ibyaha bacuze barabitegura babishyira mu bikorwa uwo munsi. Nta kintu cyabatunguye kandi bagize n'amahirwe nta n'icyabakomye babigeraho. Ruhanishije rero ibyo bihano tumaze gusoma haruguru. Kuba bafunze rero bakaba basonewe amagarama nuko urukiko rwabibonye, ni nako rubasomeye bombi bahari kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ubushinjacyaha nabwo burahari n'inteko yaburanishije urubanza. Nibwo twabonye kugendera mu muhanda ari ku igare, nibwo namubwiye nti nguyu aratambutse, nibwo yambwiye ati uraca muri iyi nzira ntibiraba ikibazo. Nibwo twahise dusubira inyuma duca mu yindi nzira ruguru turajyana. Nibwo twari turi mu muhanda duhura n'umusaza witwa Munyengabe aducaho, twari turi kubivuga dutambika. Nibwo twahise duhindura inzira duca ruguru mu muhanda wa leta, aribwo turi kubiganiraho. Nibwo yambwiraga ati nutaha se buriya ntibiraba ikibazo. Nibwo namubwiraga nti ikibazo ntago cyabura. Nibwo rero yamperekezaga angeza haruguru y'urugo
nibwo twaguze icyuma kwa ahantu bita kwa Murokore, icyuma cya 500. icyuma amafaranga wakiguze yavuye hehe? Yari yampaye amafaranga 500. Nibwo rero nagiye ndakigura ahantu bacuruza iduka kwa Murokore. Nibwo natashye ngeze mu rugo nibwo nasanze umugabo ari kumwe n'abana bari kurya ku meza. Nibwo natambukaga njya hirya mu gikari. Mutuze. Natambukaga njya hirya mu gikari, njya mu gikari ndicara. Bari bamaze kurya rero nibwo bansanze aho nicaye, barambaza ngo uvuye hehe. Nibwo rero twahise ndwana n'umutware, duhita turwana biba gutyo, nayo icyo cyuma nibwo nari ngifite nahise nyimutera. Nibwo rero namaze kukimutera nahise nirukanka, abana basigara barakomera, nanjye ndagenda nsubira kuri uyu musaza ndamubwira nti mubwira ko bibaye. Nibwo rero yambwiraga ati genda va hano uhite ureba ahantu ujya kwitsimba. Nibwo rero icyuma nakimusigiraga aho yagisize nago mbizi. Nibwo rero nahise ngenda njya ahantu irweza bita mu isambu ya Mama Nasi, niho naraye muri icyo gitondo. Nibwo rero nabonaga abanyerondo bari bari kunshakisha nago mbizi. Nibwo nahise nzamuka njya ahantu kwa Jyambere numva arabimbwiye. Nibwo nabwiye Jyambere ati ntiza telefone, ampamagarira gitifu. Umudamu murimo gushaka mubabwire ko mubonye. Nibwo rero yahise ahamagara gitifu ahitaza. Nibwo yahise anshyira kuri moto duhita tujya ku Muyumbu. None se Agnes Karame, uvugishije ukuri kandi bisobanuye neza. Yego. Tubwire uwo mugambi mwawucuze muvuga ngo iki? Kuki yakubwiraga ngo wice habufite? Icyo twari tugamije ngo nukubana. Baturage mwakwihanganye. Ndumva ibyo twashaka kukubaza ari byo ngibyo. Wagira icyo uvuga ku gihano ubushinjacyaha buvuze ko atari bwo bwa mbere wari ugerageje kwica umutware wawe. N'ubundi ngo ari igihe wamukubise agashoka kubw'Imana ntiyapfa. Nibyo muri Muhanga Ibi byabayeho, ariko twararwanaga, bwari uburyo bwo kwitabara, nta gahunda nayo mfite yo kumwica. Ni iki cyatuma gukunda kurwana n'umugabo wawe? Byaterwaga no kunywa inzoga. Kuki inzoga utayiretse? Byaranze, byarananiye. Uravuga iki ku gihano usabiye cy'igifungo cya burundu? Icyo gihano yenda byemera ko nabikoze, kandi ntago byaturutse ku mpamvu zanjye. Mbasobanuriye aho byakomotse, nanjye ntago nabishakaga. Wica umugabo wawe nuko washakaga kubana na mugenzi yarabigusabye urabyemera, uri umuntu mukuru. Ariko wari warasezeranye, ntabe inshuti nk'umugabo wisezerana. Ko warabyemeye hari agahato se? Agahato, ariko niwe wanshyizemo iyo migambi, niwo ko nani nananyweye. None si ibyo wakoze ni byiza? Ntago ari byiza. Ukwiriye iki? Ukwiriye igihano? Ndagikwiye kuko kingana gute? Imyaka 2. Kuwo mugoroba naramuhamagara ko atari buyazane. Ubwo njyewe nahise ngenda njya kumuzana nkuko nsanzwe njya kumuzana. Byari igihe ki? Nagiye nka saa 1:30 zaryari za nimugoroba. Naragiye ndagenda njya kwivi mpageze ndamutegereza, arambwira ko ari buze saa 4. Njya kuzana isuka hano narabishije isuka. Isuka? Hari ahantu kwivi narabishije isuka. Isuka? Yego. Narijyanye ahantu njya kumva amatafari nyibitsayo. Isuka nagiye kuyifata ndatambika ndagenda, hari ahantu bacuruza. Urugamije iki? Urugamije iki kujya gutarura iyo suka? Kwari kwitirwa ngo nyicure. Uyicyure? Nyicure mu rugo. Muri iryo joro? Warayicyuye se? Narayicuye.
ndayijyana nicara ahantu ku muhanda, umugore yaratashe sangaye arahansanga, aho namubwiye ubwo urumva yageze ku ivi ava kuri moto. yagize aho ngaho sangaye aho wari umutegereje? Aho nari mutegereje angeraho neza byari saa 4:20. Izo saa 4:20 ahageze arambaza ngo ariko ngo harya, ngo urakomeje, ngo ubwo wiri umpamagara umbaza amafaranga, sinakuye ko nazayaguha, none se yanyuma kuziye impamvu kwara yanjye ukaba ufite ayo ukoresha yawe, ayo yanjye akaba abitsa amezi 2. Aje adafite amafaranga wakoze iki? Aje adafite amafaranga twahiraho turugenda dutongana, twagiye dutongana tugenda nk'urugendo rwagendwa iminota nka 10 wenda cyangwa 15. Nibwo yambwiye ngo niko ngo nkutera icyuma cyagihe urabyibuka. Ndabyibuka. Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago nahavuye. Nayigumye iruhande, icyo gihe hari nka saa 4 wenda n'igice nahagumye. Mbese by'ukuri urabona impamvu nena kubaje kiriya kibazo kujya gucyura isuka ntago wari ugamije kujya kuyitarura, ntago wari ugamije kuyicyura, ahubwo hari umugambi wari ufite. Nari ngamije kuyijyana mu rugo kuko aho nagiye gukora ntago ari ibyo. None se kuki nyuma y'iryo joro n'ubundi se ni wari ubizi kuki utagiye kare ngo uyitahane kare udategereza umugore aze uyijyane ujye ucyura mushoreye n'isuka? Niba nta mugambi wari ufite mubi. Nta mugambi mwene nifite icyo gihe. Ibyo ngibyo nabitekereje kubikora dutanganye. Yangezeho dutonganye nibwo natekereje kubikora. Mbese mu gitondo mwari mwatonganye? Mu gitondo twari twatonganye n'ubundi harashize igihe dutongana. Twari tumaze igihe kinini mu makimbirane byo. Urumva atwita uwo mwana wa kabiri nkubwira. Amakimbirane yaratangiye, uretse ko twe tutari dutuye hano hepfo, tuhimukiye hashize amezi 5 apfuye. Hashize amezi 5 igihe yapfuye, mbese kugeza igihe twahimukiye. Na amezi 5 yarashize gusa tuhimukiye. Umukubise isuka n'umwana umukubita isuka bahise bapfa. Bamaze gupfa wagumye aho ngaho? Narahagumye. None se waraharaye? Narahagumye bigeze aho ntekereza kujya kubibwira abantu duturanye. Ndagenda ngezeyo ngira ubwoba bwo kubibabwira, ndagaruka ndaharara nka saa 11 subira mu rugo nshaka kuyijyana ku murenge. Umurenge ngezeho ndabyihorera, narahagarutse nza ku murambo hariya. Narahagarutse nza aho umuramburi abantu bataraza, numvisha abantu bari hafi aho ngaho, hari abadamu 2 bahaje mera nk'uhitarutsa gakeya. Abadamu baraza barahagera, mbo bahageze sinzi ukuntu bakiyutsa haraguru barambona, baravuga ati hano haguye umuntu. Ndabwa none uwanjye, abo n'abanjye bahaguye. Yewe iyo telefone y'umugore yo yari iriho amayinite, ninjye wayibahaye ngo bahamagare kuri RIB. Abo bantu ntahahuriye nabo 2. Njye abaye telefone ngo bahamagare kuri RIB, mbabwira na karitsiye ntuyemo ngo bagende bahamagara abantu baho. Bigenda gutyo. Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje, umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora. Bitewe niyo mpamvu nasaba imbabazi umuryango nyarwanda wose, nasaba imbabazi abaturage baraha bose ndetse n'igihugu muri rusange. Ariko nyakubahwa President w'urukiko, nasabaga kuba nagabanyirizwa no gusubikirwa.